bamufane bate itonze nyiragicari bicaniro biracu murakore kimu gicari bicaniro biracu murakore kimukobwa ndavunagura ingingo mbe mutindi mukeshimana kuwanshore kinkanda utazi gicura munda yehora kutazi gicura munda kutazi kiriza abana kutazi gicura munda yehora najyanaga n'ababyeyi gucikora iry'ibisabo yehora gucikora iry'ibisabo bagaca inkoni z'abana yehora uburiri bw'ingumba bwitwa ubudasasurwa yehora wabaye uri ikibazo mu bantu ariko humura shenge naje ndi igisubizo cyawe ntuzongera kuganya ukundi humura mugore mwiza nukuri ndi iruhande rwawe kandi sinzagutererana rwose ndakubona najyanaga n'ababyeyi gucikora iry'ibisabo yehora gucikora iry'ibisabo bagaca inkoni z'abana yehora mbe mutindi mukeshimana ko wanshurikiye inkanda utazi gicura munda yehora kutazi kiriza abana kutazi gihoza abana kutazi gicura munda yehora uburiri bw'ingumba bwitwa ubudasasurwa yehora ugomba gutuza tuza umutima wawe nkuri inyuma we n'izo nshoreke zikuri inyuma aba bose narabaharaye ariko wowe naragukunze hora humura naragukunze humura sinzakureka humura sinzagutererana mugore mwiza we imyaka 10 ntirangiye sinabaye isugi ahubwo itegure tugiye kubyara gisubizo we za mpanga twabyaranye sura cyaziye ntuzongera kwitwa ingumba ukundi aba narabaharaye we naragukunze iturize mugore mwiza urakoze ubaye iki ndakwikirije ubaye iki ugize neza reka mbasahure nkuzanira tuza umutima none wabaye isiho wagiye gusahura muze abandi udakoresheje amaboko yawe urandeba ubwenge bwo kujya gusahura abandi bagore ubumenyi ubuhanga ubushobozi mbyifitemo mbabarira akari wanyura horo humura nzakubara nkubonye humura shenge nzakubara nkubonye humura ntukababare dore basira humura wishavura kuko Imana ijya kukurema yo yari ifite impamvu ntago byayitunguye ibyo ubona bikwasamiye bishaka kukumira ubibwira uti muraburaye
ni wewe wabingaburiye uwandemye ni uzanyura ariko ubaye wiha agaciro ibyo rubanda ruvuga agaciro cy'Imana yavuganye nawe mbabura narazimanitse humura zizamanurwa shu nzanye amafaranga re uyo kwiyiriza se nzanye amafaranga ya mana hereza sente ziri wano hereza bamwe ngo nabaroka sente ziri wano abandi ngo ntibayajyanye no uyarabaruta mwese ubaruta urabimubwirira hano ubaruta mwese cyera za haleluya abandi bameze nk'ibyanira uyu nubaruta mwese akara ko mu mara yanjye akagufa ko mu magufa yanjye wababanjirije sha reka turebe yamara baratubase nyakira no nibyo ha ndaje nkushyirire kuri konte yawe okay humura humura ihute nyamiro ihute hey namwegeraga akagira ngo ndamukunza kandi kombe nari ndimo ndamuhema tuzayarije ay 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 tuyarije ay 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 nisi huzura yiba cut mbombo ya more wararaya ko bavugaga ngo bekundanye birajyana ko nari mfite murumuna wanjye akaba yaragiye ntitujyane mbombo ya more wararaya champuga cha bihembe cha kabango cha furano cha kirema ngicumiteshe ihembe ry'eburye bumoso gasigara n'agahinda wanjye riwe hehe ako sha abundi mwebwe murabahe ndi umunyamutarapire muhororosha muhororosha abandi kibungo mu bitoki muhororo wenyewe ondaba muhororo wenyewe winka nyinshi ubundi nge banyita ziri mu rwuri ongera wikoremo banyita ziri mu rwuri ongera wikoremo twumve korayimo nkoremo ongera wikoremo ndi umuhungu ndi umuzira guhunga ndi umuhungu udahunga intambara intwaro yanjye ikaba Bibiliya guma birihe mu mutima warayimize se narayimize narayimize ndani niyo mpamvu Bibiliya zashize mu nzira narayimize yewe nta bintu byinshi Bible Nouveau Testament Ancien Testament narabimize biri muri iki niyo mpamvu iyo nda yawe yabaye nini rata nkanayoberwa ubundi baravuga ngo amarira y'umugabo ngatemba ngo ajya mu nda aya ni amarira y'ibyo twanyuzemo warijijwe n'iki abisi bandi abisi we abagore urabafite bazishima rukubabaye abisi we baba bararuko wishimye uri umugabo wa Kema uri munini uri mwiza uri sine akomana ngo wamize yayo imfura ngo wamize Bibiliya mbehe niyo mpamvu aba pastor bwira Yesu byose n'inshuti yawe none hamuje kwakorera nayo leta yarabuciye arakunda afasha bashavuye wizera ijambo rye kandi were abaremerewe n'ibiruhanya bagire kw'Imana yabaru bahumurize maragahinda narindi gutanga ibitambo byo kugira ngo Yesu akunda kumpa yarakumpaye Yesu yarakumpaye kugira ngo nurangiza ujye urarucuragura inyuma y'amazu ngo ubyina mwanyira ukweramo nyumvira uyu nawe buriya yarafashijwe buriya yarafashijwe cyane uko yaburaye centre de santé do Mukarange qualité mu paracetamol rabini fore grave ibindi by'iwanyu
munsi y'urutara Rere bo neni ya sisi. N'abasekuru. Moshe reze kire Kenisha Imana ibyo ni mubire. Reze yarave kire tutaya bivorentirante to fire. abona abazimu Ventre rave kire tutaya sante baba ribonse varide tuta mena yingia kire to. Iravuze ngo iguhaye umugabo. washe genda uyibwire uti nta mugabo ashaka genda uyibwire Ntabwo uza ko kantu ukuntu abantu bakareba ari be. Nyigutumyeho genda uyibwire uti nta mugabo ashaka genda uyibwire Awe uri mu biki Japhet ko bwije. Nye kuri TikTok. Kuri TikTok. Abakunzi bacu hose okay. Sanzwe tubanze tubibwire. Kurambura inshuti y'abandi mu mudahwema gukirana Jende TV by'umuri ku muryango mugari ufite icyerekezo ni nayo mpamvu nicenge nyine ndi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye kuri uyu munsi ntagara abatumirwa gusa nuko ari bamwe muri Japhet and family ariko by'umwihariko muri filimi yitwa Inshoreke. Okay, uyu munsi wakibaza ngo Inshoreke rero ikinwa nabande cyangwa se ni bande igaragaraho cyane. Ese bakina story ituruka ni story zacu muri quartier hato na hato. Ariko imihanda yose twayigenza kugira ngo turebe ngo bimeze bite. Niyo mpamvu turi kumwe n'abakinyi rero karabutaka nkuko mwagiye mubamenya harimo umuhehesi OG umenyerewe mu guheta cyane cyane abagore ariko ntaga uko aribwo buzima busanzwe bwo mu isi abafite nuko abafite ahabikura ni nk'ibisanzwe byo bibwira ni Japhet nk'ibisanzwe cyangwa Taromba Taravita Tarwana Rwanda. Buri wese aguha ikaze kuri G&F TV. Turahera iruhande hakurya yanjye. Yego. Mu buzima busanzwe anarame Beata. Yego. Ndi umudamu wubatse abana 4. Yego. Ariko mu buzima busanzwe nkunda gukina filime nyarwanda. Yego. Muri iyi filime rero nkaba nkina nitwa Nyiramiruho. Yego. Nkaba numva ibyo nkina ndabikunda kandi filime iratwigisha mu by'ukuri buri wese numva yabyisangamo bibaye byiza buri wese yabicina kuko harimo inyigisho zigisha abanyarwanda murakoze. Yego. Arakoze cyane ku ruhande rwe dukomeza kuri Samantha wamenyekanye muri filimi cyane ndetse ari we ukora ibintu by'amarorerwa. Ya murakoze cyane amazina yanjye n'Uwimbabazi Jeannette cyangwa uri kwibwira abakunzi bawe. Abakunzi banjye nibo ndi kwibwira kuko mwebwe muranzi. Amazina yanjye asanzwe n'Uwimbabazi Jeannette ndi umumama w'abana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe. Yego. N'umugabo umwe twasezanye tukatera n'igikumwe. Mu buzima busanzwe nkunda gukina filimi kuva na kera ni ibintu nkunda cyane ntago ari ibintu niremamo ni ibintu nkunda cyane. Muri filimi rero nkina nitwa Samantha ariko siyo yonyine nakinnye n'izindi nagiye nkina kubera ko nkunda gukina filimi cyane. Ubwo rero muri iyi filimi nkina mfite undi mugabo ari twebwe ishingiyeho nyine ariyo yitwa n'ubundi Inshoreke. Muri izo mpamvu rero mbikina ari mu buzima budasanzwe ahubwo ari ugukina filime ariko hari ibiri hanze ahangaha tuba dushaka kugaragaza kugira ngo havemo n'inyigisho zigisha n'abandi banyarwanda abazayireba bazabona ko harimo inyigisho rusange muzagenda mubibona kandi muzayikunda. Ubwo rero n'ubundi nkina mfite undi mugabo dukundana uwo nari mfite n'ubundi naramutaye mu cyaro n'uwo mugabo wanjye nawe yarataye umugore mu cyaro muzagenda mubibona muri rusange iyo filime izababera nziza kandi muzayikunda. Murakoze cyane murakaramba kandi murakarama. Yego ku ruhande twakira rero umuntu nyire byose nyire abagore bose nge ku ruhande rwanjye ndamuvuga ni nyire byose ubwo ndavuga abagore nkuko mwabibonye nta mugore mfite uyu ni umwami ariko nanjye ndamufite muri iyi filime ndamufite nanjye mbibutse ko ndi umukinnyi ukomeye cyane ariko nanjye aho ngaragara nk'umunyabusinessman uba uri mu kazi cyane urugo rwanjye naruherukamo ariko ngera nkabitekereza nkaba narugeramo muraje mubibone cyane ariko nyiri bagore bose aba bose mureba n'abagore be nabudu murasi
Ndabwire abakunzi bawe. Ya byiza cyane abakunzi banjye mwese ndabaramukije nimugire amahoro y'Imana amahoro adatangwa n'abantu ahubwo atangwa n'Imana nk'ibisanzwe rero jewe nitwa Ari John tata na mama bambyara banyise turi ku Mana mu by'ukuri muve mu rujijo muve no mu rungabangabo ko jewe ubu hano ndakina ndi kabaka ndi umwami kandi abagore bose nabo umwami yo mpamvu ubona ntagira umugore ahubwo ngira icyitwa abagore muri filime ariko mu buzima busanzwe ngira umugore igihugu kiramuzi isi yose iramuzi nta birenze kuri ibyo baranamuzi no mu ndirimbo yawe baranamuzi no mu ndirimbo nasohoye rwose bayisacinga ahubwo nayo muyisacinge mugende mukore subscribe indirimbo cut yaramenyekanye iyo ndirimbo yitwa haracyariho ibyiringiro wayibona kuri channel yanjye yitwa Ineza y'Imana TV ukayisanga no kuri channel ya Japhet and Family TV mu by'ukuri rero mu mikurire yanjye nabyirutse numva nshaka gukina filimi ngiruka nshaka gukina comedy indoto zanjye rero zagezweho ibyo nkina rero ntabwo ari ibyo mu maraso ahubwo nuko ari ibyo mba ngira ngo nezeze mwebwe mutureba abafana bacu ariko ubundi mu buzima busanzwe mfite imirimo 3 1 ndi pasiteri mwese murabizi izina ryanjye ni pastor 2 afite imirimo myinshi 2 gutashyamo 2 ndi field officer mu karere ka Kayonza nshinzwe isuku n'izukura abantu bagira umwanda nago njya mvuga rumwe nabo iyo mbagezeho mbacamane ndi kumwe na ngari bwa 3 ndi umwe mu bantu bayoboye basi ya Trinity ijya Kampala Nairobi ijya Congo mu Burundi na Tanzania ndetse n'ahandi so ariko nkunda gukina filimi cyane ndabikunda n'umwana nabyaye numva nzabimutoza nawe akabikunda rero abafana bacu icyo tuba tubasaba ni ikintu kimwe gusa mujye mukanda ku kazogera subscribe and share and comment so like rero iyi filimi ndi kugaragaramo yitwa Inshoreke muzakunda kubona mfite umugore mu cyaro najugunye mfite umugore mu mujyi naharaye aho nkorera akazi mfite amakampani yiri byose ninjye nyiri byondo ako bitari nibanga buriya n'amafaranga mbanya afite mane ni benshi mujya mukuraho kubibona nkunda kubara amafaranga nibwo buzima bwanjye bundanga mbara amafaranga ndi umuherwe izina ryanjye ndi umuherwe ndi nyiri byose ibikorwa byose by'iterambere ninjye bibarizwa so ndabakunda cyane reka ngarukiraho ibindi muzajya mugenda mubireba mu bikorwa pana mu magambo mujye mubireba mu bikorwa gusa Imana ibampera umugisha ngaye ngo ukorera amaze kukwibwira nyiri byose reka tujye ku rundi ruhande umwe muri ibyo ngibyo bye byose aranyemera nawe muraho neza yego
Amazina yanjye nitwa Iradukunda Marie Chantal ariko hari abantu benshi banzi ku izina rya Kibonke. Nibisanzwe murabibona ndi maneke. Ubwo rero ndumu female w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, Uwiteka yangiriye neza ariko nta mugabo ngira. Hari uwanjye urimo muri abo wabyara Tuzamugirana biri mu nzira. Komba ko iteka ryose abahahiye. Reka tujye ku ruhande rero wenda mvuga ukurikiyeho aha ngaha migeze kumva nyine ari cap cyane no mu kwakitinga bari cap ndetse nawe ababifite inyota cyane ariko ni nayo mpamvu cyatwagize mu tubanze tubibwire kugira ngo mubanze mumenye gutiri kubakina turi bande. Murakoze cyane, nitwa Niyonsaba Hasina Dorcas. Amazina atatu yose nayanjye. Hanyuma nanjye nkina muri iyi filime. Nkunda gukina, ndabikunda, nkunda ahantu hari abantu benshi niyumvamo muri societe cyangwa se muri centre communautaire. Hanyuma impamvu nkunda gukina filime, hari ibintu hanze tujya tubona, mba numva rero byanga bikunda iyo umuntu abonye ukina ibyo bintu ashobora kwiga akavuga ati kiriya kintu mbonye ni kibi ntabwo nzagikora, kiriya mbonye kibaye kuri runaka nzakihanganira, kiriya nacyo nibikingeraho bizagenda gutya na gutya. Hanyuma muri filime rero nitwa Nyiragicari cyane ko ari naryo zina ryanjye ryo mu bwana. Wow. Izina ryanjye ryo mu bwana. N'ubundi abari akina n'ubundi abari secretary wa company wa nyiri byose Nyiribyondo. wagiriwe ikize. Ngaye nguko rero nagize ngo mbabereke kuri kamera za GNF TV kugira ngo mutaza kubona filime mu kanya tuyishizeho ukibaza ngo byagenze bite. Ngaho turegereza rero niba utarakora subscribe ayikore ubundi ukande akazogera ubundi uhita ubona notification turi bwa uploading mu kanya. Filime iraje wibaze ngo noneho irabi itwite wibaze ibi bikubiye muri iyi filime. Nta kindi kintu nishatse kukubwira rero kirenzeho cyari cyo ngicyo aho goreka urana ko amasaha bayadufashe urusetse. Turi intore nibadutumaho bashaka hose tubagerereyo tubazanira amakuru yizewe vuba kandi kugisha. Kwamamaza muri filime abashaka kwamamaza muri yo baza kutwegera ubundi tukaza kuba twavugana nabo. Urabona kuri seti tuba dukeneye amazi, dukeneye kurya. Nanjye urumva ko ndi kuvuga ijwi ryahindutse buriya sho kunywa amazi gahita bigenda neza kandi aho tuba turi byanga bikunze tuba tugomba kwishyura. Reka dushimire rero Distella Guest House iba yatanze location ndetse dushimira na Iceland Hotel ndetse n'andi makampani yagiye yifuza ko filime yajya ahagaragara. Dushimire n'umubyeyi uri kudutiza inzu yo mu cyaro. Hasta la vista. Turabakunda ariko Imana ikaturusha. Ako turi kumwe nayo. Tayari none ngaye guko rero ibindi byinshi tuzajya kwivuga ikindi gihe. Ariko ikibanze cyari cyo ngicyo. Nawe uta. Byose.